Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nizere ko mumeze neza, Nyagasani akomeje kubarinda mwese, kandi n'abatameze neza nabo nizere ko tunabasabire yuko Nyagasani akomeza kubarinda no kuborohereza aho bitameze neza bikaza kugenda neza. Muri kubona background y'uyu munsi, ndi mu gikoni ariko tugiye guteka tunaganira. Uyu munsi rero maze iminsi mbabwira akantu kamwe, iki ni icyumweru cya kabiri nangiye regime kuko ibiro nabonaga byabaye byinshi, ndavuga ngo ngomba kubihagurukira. N'ubundi mbere y'uko njya mu Rwanda nari naratangiye regime, ariko iyo nakoragayo yari ibintu byo kunywa gusa. Nyuma njya mu Rwanda ndirekura kabisa, ibintu bya regime mba mbihagaritseho. Ubu rero nagarutse nongeye nsubira kuri regime yanjye, ariko regime nasubiye itandukanye n'iyo nari ndiho. Ubu regime mfite niyo kumenya ngo ese nkeneye kurya iki, ese nkeneye kubirya kangahe ku munsi, ese nkeneye kurya kangahe ku munsi, ese nkeneye gucishamo amasaha angana gute imbere y'indyo imwe n'iyindi. Uyu munsi rero ngiye guteka amashu, niyo nateguye kurya saa sita. Ubu tuvugana ndi mu gikoni ni saa sita, kandi bitewe n'igihe mba naririye breakfast na schedule yanjye y'akazi, mba ngomba kurya lunch saa munani. Ngiye gucapurisha kurya saa munani ziri bugere byose bimeze neza. Uyu munsi nk'uko mubibona, n'ikindi ntabwo nabiberetse, ariko nari maze gupakinga imboga zanjye. Uku niko nsigaye nzibika gutya, kubera yuko bituma zidapfa vuba, zimara iminsi, biguha umwanya muri frigo yawe ukabona nta kavuyo karimo, bipanze neza ibintu byose. Utu dutunguru two ndadukata kuko nibyo byoroha kutubika, biba ari birebire, ntabwo wabihina. Ibyiza uradukata ukahita ufunga ku buryo umwuka ugumamo imbere. Pavuro, imiteja, leti ngiye nzikoresha salade, n'inyanya. Ndaje nabyo mu kanya mbipange muri frigo, nuko nabonaga amasaha agiye, ndabura reka mbanze n'ibyo byo kurya. Brocoli, amashu nk'uko mubibona ni menshi, kandi ntabwo yose ngomba kuyateka. Niyo mpamvu mfite ishashi ngiye gukuraho make aneka, bitewe n'izo regime biba bisaba mpinduranye imboga. Ubwo nyine nsigaye nteka imboga ry'uwo munsi, niba ari iza saa sita nkateka izo turi bukoreshe saa sita, bikarangira ejo nkateka izindi. Iyo ziteguye gutya bimeze gutya biranakorohera, ni ugucapurisha vuba vuba cyane. Iyo utari bunateka inkono nyinshi ntabwo bikugora. Aha ngiye kugabanyirizamo amashu, neka amashu nineye. Ngiye guteka amashu arimo karoti. Isafuriya yacu tugiye gukoresha ni iyi ngiyi, iri redi. Amavuta ngiye nkoresha olive oil, ubundi olive oil iri extra virgin niyo nkoresha. Ziba zitandukanye, hari iba yanditseho olive oil gusa. Ikindi ni black pepper, pilipili manga, chili powder na paprika. Ibi nabyo ni ibirungo nkoresha mu mboga zanjye. Magi zo narasezeye, naraziretse burundu. Ubu nariyemeje nta kiryo nzongera kurya kirimo magi. Mu gihe isafuriya itaratungana neza, naba ndi gukata karoti. Hanyuma rero mumbwire mumeze gute. Ikindi nanabisegureho, abantu benshi bamaze igihe bambaza ese bite kutaduha video, ariko mumbabarire, n'ubu ngubu nyifashe ntabwo ibikoresho byanjye biraza by'ingenzi. Nari natumye mutagira ngo nari natumye ibikoresho byinshi, ngo kamera ni iki. Kamera nimwe muzayingurira, kamera yo umva nimwe muzayingurira, bitewe nuko muzajya mureba ibiganiro byanjye, nimwe mugomba kumpa kamera.
nimubireba hakagira ikivamo na kamera tugomba kuyishaka kuko kurikodinga na telefone byo biravuna kuko telefone ziranuzura, ariko iyo ufite agakamera gatoya gasanzwe kari simple tumwe dutoya birafasha. Ibindi bikoresho mvuga bitaraza ni ibyo kwifashisha bisanzwe, utumikoro, kuko mikoro mfite zo rwose ntabwo ari sawa, nizo nari naguze nshaka kuzifashisha, ariko kubera ko naziguze ndi mu Rwanda nzifatishije amavideyo numva wapi ntabwo biri kuvamo, ariko ndavuga nta kundi, sinzi impamvu niba wenda barampangitse cyangwa se naraguze karita itari nziza, ntabwo mbizi. Niyo mpamvu nari maze igihe rero nabaha video, abantu benshi banambaza ngo bite kutaduha video, nsigaye ndya amavuta make mbese ibintu byose ni ku mubare. Guta ibiro ni byiza, ariko no kugira ubuzima bwiza ni ikindi. Dushobora guta ibiro ukumva nataye ibiro, ukongera ugasaba ku bintu by'amavuta, ibisukari n'iki. Hoya, hari ibintu by'amavuta biri naturel tuba tugomba kurya nk'amavoka, hari byinshi, voka, hari ikindi n'ikibura kigira amavuta atari voka. Mumbwire ibindi bintu bigira amavuta biri natural atari voka. Amashu rero ntabwo ndenza aya ngaya kuko aya arahagije, kuko ndashyiramo n'amakaroti. Urumva, niyo mpamvu rero nari maze igihe nabaha amavideo, ariko ndaje ibikoresho bigiye kuza, dutangire dukore iki, dukore akazi. Icyo ngicyo cyo mugomba kukimbabarira, nimucike intege, ni ukuri munsapotinge. Ntabwo ndamenyera, ndacyari mushyashya kuri YouTube, hari ibintu byinshi naramenya, ariko muri bike nzi ni ukuri, namwe munyereke ko turi kumwe, mume kuhaje, mumbwire ati ni ukuri komerezaho, aho bitameze neza naho mujye mumbwira ati ahangaha uzakosore bigende gutya na gutya. Ni ukuri muzaba muri intwari cyane, sibyo? Ibintu bizagenda biza, murabizi ko ibintu byose umuntu agitangira arabikora, ariko akaba ari no kwiga ibindi bintu bitandukanye aba agomba kwifashisha muri ako kazi ke ka buri munsi. Akazi ko kuri tubona ko ni akazi, nimwe mubivuga ngo akazi kanjye ka buri munsi, ndetse ni akazi. Yes, ni akazi, kuko tugakora hano kugira ngo natwe twinjize, hagire iyindi income tugira iturutse ahantu runaka. Niyo mpamvu tuba turi kuvunika gutya. Aya mashu rero ngiye ndayafatana na salade, na salade hamwe na kawunga. Ni kawunga ngiye kuyarisha, nibyo turi bufate saa sita, lunch yacu. Ese mumbwire kuki abantu benshi baje mumaze iminsi mubona amasaga ari kuri YouTube, ibintu bitari byiza, abantu bagakwiye kuba bashyira hamwe bari guterana amagambo, ibintu tuba tutifuza, n'ubwo abantu bavuga ngo abari ugutwika cyangwa abari gushaka views. Mu by'ukuri gushaka views ni byiza, ariko gushaka views usebya abantu, gushaka views utaranga umuntu cyangwa ugira ute, ni ukuri njye ku giti cyanjye mba mbona nta bunyangamugayo burimo. Mba mbona buri muntu, sinzi niba ari isi tugezemo aho umuntu asigaye ahangayikishwa n'ubuzima bw'undi kurusha ibibazo byiwe. Ugasanga umuntu ari mu buzima bw'undi, ari gushaka amakuru y'umuntu, bimeze gute, ashaka kumenya ese uriya abaye hate n'iki, aho yamenye we kurwana n'ubuzima bwe ngo arebe uko yatera imbere, ari kurwana no gushakisha amakuru y'umuntu. Ibintu tumaze ni ukuri tubona mu ma YouTube muri iyi minsi, ni ukuri
abantu abanyarwanda cyane cyane tugerageze dukundane, duterane imbaraga, turebe ibitureba, ibitatureba tubireke. Niba twaje hano kuri YouTube gushaka amafaranga, yashake mu bundi buryo, ariko ureke kuyashakira mu gusebya bagenzi bawe cyangwa se kuvuga ibintu bitakureba, kuko nta bunyangamugayo buba burimo. N'ikindi ni uburwayi wowe ubwawe uri kuvuna umutima wawe, uba uri kwihemukira, uri guhemukira abagukomokaho. Ntago ari ibintu pe byiza twagakwiye gushyigikira ngo natwe tujye aho ngaho ngo dukome amashyi yego rata twumve ko ari ibintu byiza turi gukora kandi tuba turi guhemuka. Gusa nyine ubucuti bw'iki gihe ebana ni hatari. Ubucuti bw'iki gihe ntabwo bworoshye, biragoye umuntu kumenya inshuti ninde utari inshuti ninde. N'inshuti kuko umuntu wese araza akakubeshya, akakwereka ko muri kumwe, akakwereka ko ibintu byose muri kumwe kandi yagera hariya. Kandi inshuti nziza ubundi niba iri bukubwiza ukuri. Niba mu buzima bwawe ufite inshuti nziza ikakubwira amakosa yawe, ikakubwira wayihemukiye, ikaza kuri wowe ikakwaporochinga ikakubwira ati ni ukuri wambabaje, wakoze ibi n'ibi n'ibi, ntabwo byanejeje, ntabwo byanshimishije, wikosore se cyangwa bigende gushya na gushya, mugasabana imbabazi, ubundi iyo niyo nshuti. Ariko akaba na za nshuti, ni urugero wowe mugiranye akabazo kandi wowe mu by'ukuri wenda wumvaga ko nta n'ikibazo kirimo, aho kugira ngo ikubwire ikajya kubwira undi mugenzi wawe cyangwa se indi nshuti yanyu. Nk'urugero na sositomate, ndashyiramo na sositomate nayo nayibagiwe kubibabwira ko nayo igomba kujyamo. Ariko iyi meal plan imazeho iminsi ni nziza kuko abantu bajyaga babivuga ngo guta ibiro ntabwo ari ukwicisha inzara, guta ibiro ntabwo ari ukureka kurya, guta ibiro ni ukumenya ibyo urya no kumenya amasaha ubirira. Kubera nibyo, kuko iminsi maze ndi kuri iyi gahunda imeze gutya, mfite energy, ntabwo ari ukuntu najyaga njya kuryama numva ndushye, nkumva ndarushye cyane, ariko nagera mu buriri ibitotsi bikanga. Ariko bitewe n'ukuntu ubwonko buba wabuhaye ibintu byose bukeneye, umubiri wawe wabuhaye ibintu byose ukeneye kuba wabona, umva ngera mu buriri, niba ari ukuryama ni ukuryama nkasinzira, niba ari ukubyuka, niba hari umuntu usigaye uzinduka ni njyewe. Amasaha ya mu gitondo mba nabyutse, kuko ikintu cya mbere mba ngomba gufata mu gitondo n'amazi, swati arimo indimu cyangwa arimo nkashyiramo apple cider. Namara kuyanywa nkasenga, namara gusenga nkagira utuntu tumwe na tumwe ntunganya, kuko mba ndi bujye mu kazi mu gitondo. Hari n'igihe umwana aba ari bwige, umwana wanjye yiga iminsi ingahe mu cyumweru, nk'iyo byahuriranye n'iyo minsi ari bujye ku ishuri n'umugabo agomba kujya ku kazi, nkakora utwo tuntu kugira ngo bihite bifatana n'aya masaha ngomba gufatira breakfast nasubiye mu buriri. Narangiza nkafata breakfast yanjye saa 2. Urumva nkafata breakfast yanjye saa 2. Iyo maze kwifata nibwo nongera nkafataho nk'isaha imwe nkaruhuka cyangwa 2, kuko umwana ava ku ishuri saa 4:30 nkajya kumufata. Iyo atagiyeyo hari igihe mvamo saa 4:30 nyine se, cyangwa saa 5, ariko akenshi saa 4 mba mbuvuyemo, nkatangira gutunganya ibyo turya saa 6. Ikintu rero ibintu byamfashije, sinzi nsigaye numva mfite imbaraga mu mubiri wanjye, ntabwo nyimeze nka mbere numvaga umubiri wanjye nta mbaraga zirimo, hahandi uba wumva umeze ukuntu wacitse intege, rimwe na rimwe ukumva ntushaka no kurya, kandi biriya ni uburwayi, ni uko tuba tutabizi, ariko aba ari uburwayi, kuko umubiri uba warawumenye, uba waramaze gucika intege deja, nta mbaraga ugifite kubera kuwumenyereza kuwicisha inzara. Ngewe rero amashu nayashyizemo, mpita nshyiramo karoti, mpita nshyiramo n'ibitunguru, ndapfundikira kugira ngo byose bize nyine bibe bidahiye cyane 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 byoroshye, ariko bibe binameze neza nyine biri balanced, byose bimeze fresh. Nibwo buryo ngewe ntekamo amashu yanjye, namwe muzambwira uburyo muyatekamo, ko abantu duteka kwinshi bitandukanye.
nuko rero message y'uyu munsi ni ukuri abantu bareke turebe ibitureba, tube inshuti nziza ku nshuti zacu, tureke kuba inshuti z'uburyarya. Nubwo biba bigoye ariko tugomba kubyiga. Biragoye pe, cyane cyane ku badamu ni ibintu biba bigoye, ariko tuba tugomba kwiga kuba inshuti nziza ku nshuti zacu. Niba ubona uriya muntu bitari kuvamo, niba ubona hari utuntu afite mudahuje, ntabwo ushobora kutamwica, ariko wenda ukagabanya uburyo mwahuraga cyangwa n'igihe muganira, kugira ngo mwirinde kuba hari uwakomeretsa undi, cyangwa mushobora kwica. Abadamu benshi iyo twicaye ahantu tuba turi kuvuga bagenzi bacu, kandi ni ukuri biriya bintu akenshi birangira nabi. Iyo birangirira mu marira, wa mugani w'Abanyarwanda ngo byose bizarangirira mu marira. Bibaye byiza ukaba ufite inshuti mwicara ahantu mutari bwicare ku muntu, mukicara mwivugira ku byiza bijyanye n'ubuzima, nk'abafite abana mukaba muri kuganira ku mirire y'abana, aho wakura amafaranga. Nk'urugero nshobora kuza mukaba mwicaye muri kuvuga ati sha, hari ikibina, hari umumama dukorana, hari ikibina arimo, buri muntu afata akamiliyoni, kuko iyo umuntu agiye gufata afata miliyoni, nyine mukaba muganira ibintu bigize ikintu bibamariye mu buzima. Apana kwicara turi kuvuga bagenzi bacu cyangwa muri kuvuga bagenzi banyu, kubera ko niho ahenshi birangirira mu marira. Ibyiza rero muri 2024 buri wese yamenya ibye. Niba uzi ko urashaka kuva muri ibyo bintu, kugira umutima utuje, kugira amahoro, ujye wirinda inshuti kwicara n'inshuti zawe mukicara muvuga umuntu. Niba wicaye ahantu ukumva bari kuvuga abantu, kuramo akawe wigendere, cyangwa se niba kuko ari inshuti zawe ubasabe guhindura sije muri kuvuga, kuko iyo nshuti abo bantu muri kuvugaho nta kintu muri bukuremo, nta nyungu muri bukuremo, nta kintu kindi kirenze uri buhunguke cyageraho kikuvana cyangwa kikugeza mu iterambere ryawe. Muri 2024 ni ukuri buri wese amenye ibye, yiga ibye. Niba nkuhemukiye, ngwino unyegere umbwire ati uri inshuti yanjye, ariko ahangaha waramemukiye, warambabaje. Aho kugira ngo ugende unyereke ko njye nawe ya okay, nugera hariya ujye kuvuga uzi nuri ibintu yankoresha, buretse ukaba muri ibyo, nta kintu uba ukoze. Ni ukuri ubu mbeshya, kandi igihe mu by'ukuri nta kintu bimariye. Ni ukuri Nyagasani tworohereze, adufashe muri 2024 twige. Muri 2024 twige kugira ni ukuri twige kureba ibitureba, twige kurinda ururimi rwacu. Abantu ururimi rwananiye ni ukuri tubyige, tubyishakemo. Ikintu cyose kirashoboka hamwe n'Imana. Iyo wasenga gusenga ugasema Imana, Mana ndakwinginze, ndashaka kurinda ururimi rwanjye, ndashaka ko ururimi rwanjye ruzajya rusohokaho amagambo meza gusa kandi bigakunda. Akusha amashu avanze n'ibitunguru ahumura neza. Tewe mujya mubyumva cyangwa n'ibyo byumva gusa? Ahumura neza byahatari. Ndi kubyumva. Kashyiramo utuzi duke kugira ngo nshyiramo inyanya. Bimeze neza. Ndi kuguma ncunga ndebe ko bikoritasi. Inshuti zanjye zikurikira Nora's Moment, abantu namwe niba hari abantu bankurikira bari ku marijimwe, wambare mukambira ukuntu mubigenza, cyangwa n'ibindi bintu bibafasha, nabyo nkazajya mbigerageza. Hari igihe wenda ushobora kurambirwa, n'urugero nka breakfast yawe wafataga, wenda tuvuge wafataga nka porridge cyangwa iki, ukagera ukumva warabihaje. Niba hari ikindi kintu uzi gifasha cyiza umuntu afata mu gitondo, ni ukuri mujye mutubwira, mujye mubishyira muri comment section, uvuge ngo nanjye urugendo rwanjye rwo guta ibiro byari bimeze uku, nakoresheje ibi. Muri make dufashanye muri 2024, duhane support, dufashanye kugera kuri byinshi, kugira ubuzima bwiza, dufashanye gutera imbere, kuko nibikomeza gutya
tukimakaza urwango wo kwimakaza urukundo, sinzi ahantu tuzaba tugana mu by'ukuri. aho rero nari ndi gushyiramo ya mashu yanjye mu ishasi kugira ngo mbone uko nza kuyashyira muri firigo, kuko mikoro yari imaze kunzimana. Abantu banjye mva mikoro ziri kunenga, hano kuri munyihanganire mu gihe ntegereje inzima naguze ariko narabona zitarangeraho. Nta kundi nyine ni uko umuntu agomba gukora, kuko abantu benshi bamaze iminsi bambaza ese bite ko nta video, ko nta kindi, avuga ntari kamfe gukoresha ibyo mfite nyine niyeranje. Rero nari ndi kwiyeranja, namwe murabibona, ariko zanengushye. Niyo mpamvu hamwe namwe nagiye nkoresha amajwi kubera ko zabaga zanze kuvuga, ariko mu byihangane. Ubu rero ni time yo gushyiramo ibirungo. Rero rwose ndapimiranye. Black pepper nshyiramo gake cyane kuko umwana aba ari buyarya. Hanyuma na paprika nayo ugashyiramo gake. Utungo ni twiza, turyoshya imboga n'inyama, turyoshya n'inyama. Kirimo chili powder, kirimo chili powder. Wow, karamye kugafungura, nari ntaragafungura, nari ntaragakoresha. nayo kirimo gake. Gahumura neza shawe, kakaba tuzi. My everyday spicy, simba mbiri. Nkunda simba mbiri, wagira ngo njye nayo twarafata. Simba mbiri rero nkoresha akangaka kubera ko yo irarangaye hejuru, ntago nasuka. Nshobora gusuka nashiduka nashyizemo byinshi, kubera amashu natetse atari menshi, nshyizemo hafi. Umunyu nawibagirwa, nkunda umunyu muke cyane mu rwego rwo kugira ngo nateka mwinshi nkoresha ku ntoki. N'amashu natetse bitewe n'ibirungo tuba twanashyizemo byinshi, haba harimo umunyu ugomba gushyiramo gake karinganiye. Ndanabishimira niba umugabo wanjye yakundaga umunyu akamaze kubimenya. Ubu ngubu Imana ishimwa n'ukuntu mbere ari ukuntu ujya guteka ibiryo ugashyiramo amagi, kubera ukuntu abantu dukunda amagi, ukibagirwa ko wazishyizemo, ukawushyizemo n'umunyu, ugasanga ibiryo bibaye umunyu gusa. Imana ishimwe ko nabashije kuziva. Ubu sinshobora n'ahantu nayibona pe, sinshobora no kugura kuyitekereza, kuko njyewe narishimye ko nabashije kureka amagi. Uretse no kuba atari nziza, yego ituma ibiryo iryoshya ibyo kurya cyane cyane imboga, ariko ntabwo ari nziza. Ntabwo ari nziza rwose. Turafatisha ibi ngibi bijumba. Ibijumba nabyo biri muri carbs, mu bitera imbaraga.
kimwe rero kiba gihagije ni na kinini, kuko njyewe bitewe n'ukuntu ndi kuri, narabwiye ko ndi kuri regime, imboga ziba zigomba kuba nyinshi ku byo kurya byanjye. Iki kijumba cyacu ukuntu kimeze, maze kucyoza, nizingire muri paper towel like this, nindangiza nshyire muri microwave, nshyiremo 5 minutes. Nikiba kitaratungana neza ndongeraho indi minota 2. Ubu niko hano njyewe niko nangiye kuvuga ngo niko hano nkaho nzi ukuntu abantu bose babigenza, ariko mu buryo bwanjye njyewe nuko nguko nikora, nibwo kiza kimeze neza cyumutse cyane. Hanyuma igikurikiraho tugiye kugabanya umuriro ku mashu, dushyiremo sauce tomate, turakoresha aka kayiko mu gupima kuko ntabwo dushaka ko ibamo nyinshi, iyi ngiyi gutya irahagije. Hanyuma mpita nshyiramo utuvuta duke, iyo nayifunguye gutya ntari bikoreshe yose, ko nta yandi mahitamo tuba dufite hano, nta sauce tomate dutoya byibura umuntu aba afite ngo agatekere rimwe. Usukamo utuvuta kugira ngo yongere imare indi minsi, warangiza ukayikipinga muri firigo. Maze gushyiramo sauce tomate, nshyiramo utuzi duke kugira ngo sauce tomate nyihe umwanya nayo ishye neza, kuko sauce tomate idahiye nayo hari ukuntu bitagenda neza. Aho rero nari maze gukata salade, muri kwibona hariya ibitunguru na poivro yari yose yaba ari icyatsi cyangwa inuza, mbishyira mu mazi ashyushye, ngashyiramo akunyu kugira ngo ubukana buze kugabanukamo. Mfata amazi y'akazuyaze nkabishyiramo nk'iminota 5 cyangwa 10 bitewe n'amazi uburyo ashyushyemo, nangiza nkamenamo akunyu gake, biza kuvamo bimeze neza. Nyuma yaho nyine mfata akayungirizo nkabiyungura kugira ngo y'amazi ashiremo neza. Ndimo kuvugishwa mu mbabare, sinzi ikibazo nagize pe, simbizi. Narangiza iyo maze kubiyungurura gutyo mpita ntangira rero kubivanga na bya bindi nakase, kokombure, leti, inyanya, nkabivanga byose. Wa munyu nta wundi nongeramo kuko uwo mba nashyizemo hariya uba uhagije. Narangiza nkazigabanyiriza muri ahandi ndi buzibike, izo tutari bukoreshe, hanyuma izo dukoresha aho ndi kugabanya izo tutari bukoresha ngo nzishyire muri firigo, nibwo bitworohera utarinze kubyuka buri gitondo ukora salade. Ahubwo wenda ushobora gukora ibyo kongeramo, ushobora kuza gukora agakoko ukavanga n'izo muri bukoresha umunsi, ushobora kuza gukora njyewe ntabwo nkunda ifi n'inkoko, ariko hari igihe njya mbikora kubera umutware wanjye kuko we abikunda. Ushobora kongeramo avoka ushaka kuzivanga uwo munsi, cyangwa n'ikindi kintu waba ukeneye kongeramo, karoti n'ibiki, ushobora kubikora ku ruhande ukabyongeramo bitewe n'ukuntu ushaka salade yawe y'uwo munsi bimeze. Iyo ngiyo mba nkoze ibiri bumare 4 days, kuko murabona ko ari nyinshi, rwose zihagije. Kandi akenshi nongeramo ikindi kintu, hari igihe mbyuka numva nshaka kongeramo nk'ikindi kintu, wenda y'uwo munsi nshaka gushyiramo agakaroti se, nshaka gushyiramo cyangwa n'ikindi bitewe n'ahantu. Hari nk'igihe umutware wanjye washyiramo n'amagi, we kubera ko amagi ayakunda muri salade nabwo akayashyiramo. Urumva ko nyine ibiri bumare iyo minsi pe ibihagije.
sha mikoro zarantengushye nari mbafitiye inkuru nyinshi ariko mikoro zirantenguha nkumva amajwi ntabwo yagenze neza ndi bubamena ama aha rero nari ndi kubereka salade yanjye yari imaze kuba gutungana, iyo niyo twagombaga gukoresha. Mikoro yari yazimye niyo mpamvu mutumvaga amajwi, so ndavuga ndaza gukora voice over. Nari ngiye gushyiramo indimu n'amavuta olive oil, umva nari ndi kuvuga shaho amagambo yari yandenze nazi ko mikoro yazimye. Urambonera kweri aho nari ndi gushyiramo indimu ariko iyi salade iraryoha guys, iyi salade iraryoha. Noneho iyo ushaka ugakatiramo n'akavoka cyangwa ukongeramo igi, abafite ibigori bongeramo utugori, abarya mayonnaise bakora sauce vinaigrette bakashyiramo. Ni ukuri ibimeze neza pe, ibimeze neza. Murabona ko nari namaze no gukininga ahantu hose nari nakoreye, ntabwo nari kubishyiramo byose twoza ibyombo n'iki kubera ko video nabonaga iri bube ndende, ndavuga bimwe nyine mbikorera inyuma ya kamera. Ubwo iyo salade rero kuyirya, aho nari ndi gushyiramo amavuta nari nshyiramo ka olive oil gakeya. Iyi olive oil nta kintu itwara cyane cyane ko aba ari extra virgin, nta kintu na kimwe itwara pe. Kuyishyira muri salade ntacyo itwara, ku buryo n'umwana n'undi olive oil ushobora kuyimuha no mu biryo. Iyo abantu benshi ntabwo bakunda kugaburira abana amavuta, ariko olive oil iri safe ku bana. Ibyo rero nari ndi kubabwira, iyi salade ni nziza kuyifata mu gitondo cyangwa se ukaba wayifata ku mugati ukayirya ku biryo. Ku bantu wenda bakunda salade cyangwa bakunda gufata breakfast y'imigati, salade yaba ari sawa. Ushobora gushyiramo amagi, ushobora kongeramo inkoko, ushobora kongeramo avoka nk'uko nabibabwiye, ibigori, hari utuntu twinshi ushyiramo ikagenda isa neza cyane cyane. Ushobora no kuyitegurira n'abashyitsi, ibimeze neza pe, ibimeze neza. Aho rero nari ndi kwarura ibyo ndi burye, ibyo kurya. Nari nabibabwiye yuko gahunda yari akawunga, ngiye kureba akawunga nsanga umva karabura ukwezi kumwe ngo karangire, kumva nagasize mu nzu ngiye kujya mu Rwanda. Nari ntaragateka kuva naza, mpita mbivamo namaze kukishyiramo, ndavuga nta kundi reka nkoreshe ikijumba, akawunga nzagakoresha ubutaha. N'amashu yari yamaze gutungana, narebetse aya mashu araryo. Abantu batarya amashu sinzi ukuntu mubayeho, abantu mudakunda imboga muri rusange. Ubundi hari imboga rwose umuntu aba avuga ati kweri amashu, dodo, spinach cyangwa isombe ni imboga nziza pe, ni imboga nziza urya ukumva kuri iyi mboga n'ibibiringanya. Ku bantu babikunda, ariko uri ku muntu utabikunda rwose, ibibiringanya ni imboga nziza ku bantu babasha no kubibona. Cyangwa se shufureri, mu rugo kera bajyaga batugaburira shufureri mu nyamashaho tuzanga, ariko ubu niba hari imboga mbona nkumva irandyoheye nyine, nko kuyiteka nko mu birayi imvange cyangwa ukayishyira mu gatoki, ni shufureri. Shufureri iraryoha guys, shufureri iraryoha. Ahubwo sinzi impamvu mba mbona isa nka broccoli, ariko broccoli ngiye ntabwo ijya indyohera. N'iyo ngiye kuyirya nyikoramo potage. Aho ngaho murabona ko nari nanjyeho avoka ni nziza ku munsi, niyo warya igice kimwe cya avoka kiba gihagije. Imbuto ubundi uba ugomba kutabura avoka, ipapayi n'amaronji. Ipapayi ukarya 1/4, ironji ukarirya ryoshye rimwe ku munsi. Muri make buri munsi ubasha kubona ironji cyangwa se ukabasha kubona ipapayi cyangwa se avoka. Umva uba umeze neza, bifasha metabolisme yawe kwihuta, birafasha mu nda ukumva umeze neza. Mbese ni urubuto rwiza pe. Ako gasorori rero niko mpimiramo salade mba ngomba kurya ku munsi. Mba ngomba kurya salade yuzuye kariya aka gasorori k'umweru ngiye kubereka. Iyo nari ndi gushyiramo nuko mutari muri kubibona, nari ndi gupimiranya kuko ntagafite byangora kumenya yewe ndi bukoreshe ku mafunguro yanjye.
iyi niyo buri munsi aka gasorori ka salade mba ngomba gashobora ko nkariye kameze gutya kuzuye gutya niko niyo ngano bavuga ingano ni rwo rugero niyo nuza impaza sinzi ukuntu nabyita gusa niko ka sayizi nyine mbona kanyuze. Ibyo kurya byanjye bya saa sita ngibi amashu murabona ukuntu asa neza ari guhumura neza amashu ngaya noneho ikintu kinshimishije ntabwo mukizi ni ukuntu ndangije ya saha yanjye ya saa munani yo gufungura itaragera harabura iminota mikeya 11-12 ndaje nkwakanye tuno tuntu muze gukuramo noneho natwo ni ugucishaho amazi nindangiza mbanze mfungure hanyuma nze gukora amasuku aho nakoreye aho natekeye nyuma. Umutware wanjye nawe agiye kuva ahari nawe azafata amafunguro niyo mpamvu mubonye ko ngize ifunguro ryanjye nyine ntabwo mba kumutegereza ko nshobora kumwizera ngo araza dusangire ugasanga iminota yamaye irarenze regime yanjye irapfuye. Mbere rwose yarigera namutegerezaga nka nijoro ugasanga ngejeje ngasanga sintararya saa sita nkarya akavuyo ngo namutegereze ngo dusangire ariko ubu namubwiye yuko bizajya bihindura kuko ako nawe atangiye kubyiga kumenya ko amasaha ya nijoro yo kurya ari kare saa mbiri kurengeyeho utarafungura ibya nijoro biba bigoye bisaba igihe uri burire uze gucishamo andi masaha nk'abiri cyangwa 3 mbere yo kujya kuryama. Njyeweho ibiryo bya nijoro amafunguro yanjye ya nijoro asigaye aba ari amasupu amapotaje igihaza kenshi ibi inuza zushi nabyo ni iki hari korojete potaje yabyo nkayivanga noneho kubera ko narya inkoko mu busanzwe inkoko yarananiye ntabwo njya nirya pe no kwigerageza byarananiye n'inyama yego nzigerageje vuba nta gihe kinini gishize ngitangiye nta n'imyaka 2 irashira ngerageje nangiye kugerageza kurya inyama ariko inkoko yo byaranze ku myaka yanjye mfite inkoko byaranze rero uburyo nshaka kujya nyiryamo nzaza nyifata nindangiza niteke yorohe nshyiremo ibitunguru bitogose nyine nindangiza nyifate nyivange na zushi nshyiremo na pepinari cyangwa spinach ndimwe nk'uri kunywa potaje mbirya nka potaje kuko nta yindi nabona kandi bambwiye ko inkoko nazo mu gihe uri kugerageza kuba health kandi ushaka kugabanya ibiro kuba kuguma kuri size yawe inkoko nayo ni nziza iri muri protein umuntu aba agomba kutabura. Ubwo rero urumva ko potaje amasupu agiye kuzajya aba ari menshi icyo gihaza ibyo biringanya izo korojete potaje y'ibirayi nayo ni nziza wayivanze n'amakaroti na brokoli buriya mwazibonye kuriya ntabwo njya nzirya zimeze kuriya nazo akenshi nzivanga n'ibirayi zikasa nk'iziburiramo nyine nkabisya muri blender nkabinywa nk'aho ari ibisupu kuko nazo kuzirya kuriya rwose mba numva bingora sinzi niba hari abandi bantu kurya brokoli bigora nkanjye kandi ngo ni nziza ariko kuzihekenya kuriya byaranze nazo rero nzikoramo potaje. Ayo niyo mafunguro yanjye ubu ngubu ya nijoro kuva natangiriye regime ni isupu nkanywa n'amazi. Iyo nkumbuye icyayi kuko nakunda icyayi cyo ubu ngubu ni ukwifatira cloves cyangwa se karafu nkagira karafu nkayiteka mu mazi ashyushye nkayitekana n'amazi nangiza nkashyiramo ubuki nkinywera. Ubwo icyo ni cyo cyayi cyanjye ubu ngubu. Ibintu by'icyayi
usibye ko nshaka no kuzagura andi majyane bambwiye nayo meza ni green tea, ariko iyo brand bambwiye ko nayo ari nziza, ndashaka kuzayagura nk'uko haba hakonje ushaka kwinywera ka cyayi nacyo nzaze nywa, n'agatangawizi, tangawizi nayo ni nziza, ibintu nk'ibyo. Ubu rero turarangiza akazi kacu, ahantu nakoreye hari clean, uri kubibona, ntabwo biranabikuraho ubu nonaha kuko umutware wanjye nawe arakenera kurya. Ndaje mbereke n'ukuntu nababwiraga nuza muri firigo, ukuntu iyo ushyizemo imboga kuriya biba byoroshye. Muri kubibona, urazitanga rwose ukabona ufite umwanya uhagije, ko ngiye sinkunda ibintu byinshi muri firigo. Imiteja, ibitunguru, amashu, imboga zose zipanze aha, avoka tuzibika gutya mu mazi akonje, nk'uko ugashyira muri firigo kugira ngo zimare iminsi zidapfuye. Hanyuma ibintu by'imbuto n'iki nabyo bikajya kuri uru ruhande. Aya mata nk'umuntu uri kuri regime ntabwo ari ayanjye, aya mata ni ay'umwana akoresha muri siniyo. Izi ni fanta zo twakuye mu Rwanda, citron z'umugabo, ngiye sinjya zikunda n'ubundi. Ni ibyo. Urabona ko firigo nta kajagari kaba karimo, nta ibintu biba wenda ngize nk'ibiryo bisigara iki tutakoresheje ubishyiramo ukatwegeranya hariyo, ukajya ujya muri firigo yawe rwose ukabona imeze neza. Rero abantu muhura n'ibibazo byo kuba firigo yanyu iba yuzuye, wenda mufite abantu benshi mu rugo muhaha ibintu byinshi, mushobora kujya guhaha wangiza imboga zawe ukazoza ukazipanga mu mashashi kuriya ugashyira muri firigo. Biroroha kuzipanga kurusha uko byaba ari byinshi ukajya gupakira. Akenshi ugasanga wabipakiyemo aha cyangwa se wabipakiyemo hano, ariko gutya ari ishashi uzipanga gutya ku murongo. Na hano hagati yanze ko mfite ibindi zajyamo, na hano wenda aya ni amagi yo nta bundi buryo nayabikamo. Aha hakabaho ibiryo byasigaye wenda ku bantu baba bafite ibintu byinshi byo kunywa bakabipangamo hano, ahandi hakabaho amafuruwi. Ariko n'ubundi akenshi umuntu ahaha mu cyumweru, ibintu by'icyumweru sinibaza ko bishobora kubura ahantu bijya. Ni ibyo rero. Ahasigaye amahoro y'Imana akomeze abane namwe, Nyagasani abandindire, kandi ndabinginze ngo mukore subscribe, like, comment and share. Umunsapotinge, ndasa nk'umuntu unaniwe pe, ndeba ukuntu isura yanjye imeze. Umunsapotinge, ubutaha nzaza mumbwire mwebwe mukoresha iki ku ruhu rwanyu kugira ngo rumere neza rudafite amatashi. Urwanjye rwarananiye, usibye ko ubu ngubu ibyo bambwira byose atari ibintu biri naco, ari amavuta abantu bose baba batubwira tuzi. Ngewe kubera ukuntu uruhu rwanjye ruri sensitive byaranze. Tutagiye mu magambo menshi rero, iby'ubutuye turetse tuzongera tubivuge ikindi gihe. Mume like, musharinge inshuti zanyu, mubirebe, mume comment, mubwire aho bitameze neza n'aho byagenze neza. Kandi namwe muri comment section, abantu bari kuri regime, abantu bari kuri diet, abantu bari kuri gahunda yo kugabanya ibiro nkanjye no kugira ubuzima bwiza, mumbwire mwebwe muri comment, mwebwe bimeze gute, mukoresha ibiki, dusharingane, duhane ibitekerezo. Ikindi, iyi video ndabinginze ngo muyirebe kandi muyirangize. Ni inkunga ikomeye muraba mumaye, kubera ko kureba ikiganiro cyanjye mukakirangiza muba mumaye inkunga. Nanjye hari icyo mbonamo kivuye kuri YouTube, ntabwo nababeshya, kandi ikivamo nicyo kizatuma nkomeza kugira courage, nkatera imbere, nkagera no ku bindi byinshi, tugakomeza kubana mu buzima bwa buri munsi. Ndabakunda, Nyagasani akomeze abarinde, abatameze neza, abarwayi mwese turabasabira ngo Nyagasani aborohereze. Ibihugu biri mu ntambara Nyagasani byorohereze, kandi natwe igihugu cyacu turagisabira Nyagasani akomeze akirinde, akomeze akirindira amahoro n'abayobozi bacyo. Ndumva ari ibyo rero. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, abari mu ijoro mugire ijoro ryiza, abari ku manywa mugire umunsi mwiza, abari ku mugoroba mugire umugoroba mwiza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.